twongeye kubaha ikaze muri Warubizi. Tubahaye ikaze, mumeze mute, wiriwe ute, bitewe naho uri waramutse ute, isura cyakomeye, urashima Imana. Tubahaye ikaze rero. Sheri, umeze ute? Ndakomeye, meze neza. Warubizi uyu munsi, warubizi ko haramutse hashyushye ukuntu. Hanakonjemo gakeya. Ari imvange. Njye nari nifubitse, nari bize. Hari umunsi ariko tugiye kubwira abantu ibindi batari bazi cyane, natwe tutayizuza ariko tugomba kumenyera hamwe, hanyuma tukunguka ubumenyi. Twagiye. Akantu ka mbere uyu munsi nifuza ko twigana. Warubizi ko hari igice mu mubiri wacu kitajya gisimburwa. Urabona ko akundi abantu batanga impyiko bakayisimbura, mugenzi wawe umuntu akagufasha, umuntu akagufasha, umuntu akaguha urugingo. Impyiko se niyo muri ino minsi nibyo bimaze gutera imbere. Yego. No mu bihugu byo hanze bagize, ariko no mu Rwanda ejo narabyumvise gusimbura umutima. Yego. Bakaguha undi mutima. Ariko ahangaha ndagira ngo mbabwire muri Warubizi hari urugingo rutajya ruhabwa mugenzi wawe ngo ube warufata ngo urumuhe cyangwa barusimbura. Warubizi se? Urabimenye? Ndabimenya rwose. Rwitwa ubwonko. N'ubwonko. Buri ubwonko ntabwo bujya busimburwa. Nyine iyo burwaye cyangwa bakakubaga baragerageza. Izindi ngingo zose byo birashoboka. Aho bigeze ubu ngubu. Yego, urumva iyo bagigera ubushakashatsi bwerekanye yuko urwo rugingo rwo rudashobora gusimburwa. Ubwo baba bavuga yuko wenda ibindi bashobora kubihana. Umunwa nawe umuntu yawuguha ntacyo ke. Icyo ndakimenya. Ubwonko nibwo. Yego, ubwonko ntabwo busimburwa, ntabwo mugenzi wawe yabuguha cyangwa se ngo babubike bazabusimbuza. Ubwonko iyo bugize ikibazo uhitucaho nyine. Uko abajene bavuga. Ucishene kenshi biba birangiye. Warubizi ko se hari igice tugira ku mubiri wacu kitajya kizamo amaraso. Icyo gice kitajya cyakira amaraso nyine, ntabwo cyakira amaraso. Uzisa amenyo. Oya, kandi abantu benshi bashaka kwitekereza gutyo. Kitakira amaraso. Ni ijisho. Buriya iri jisho ntabwo ryakira amaraso. Ako ngako mukamenye, muzakora ubushakashatsi burenzeho. Agashinge nka gupima hari umuntu akareba amaraso wabona. Kere gushakisha nk'imitsi y'inyuma, ariko ubwo turabimenya. Ako ngako mukamenye. Hanyuma Warubizi ko se umubiri wacu, ariko ako ngako rwose tukamenye n'ukuri. Umubiri wacu, umuntu wese adakwiye kujya mu ikigereranyo cy'ubushyuhe kiriho abantu bose bagenderaho. Umubiri wacu udakwiye kujya munsi. Iyo ugiye munsi y'icyo kigereranyo, iyo ngibyo nanjye ndabizi, uburwayi. 37 bishyuye ngira ngo iyo umuntu arengeje uburwayi uba ufite ikibazo. Iyo ugiye munsi nabwo uba ufite ikibazo, umubiri uba wagize ikibazo, kuko umubiri wacu uremwe mu buryo utagomba kujya munsi ya 37 degrees Celsius. Abantu bajya kwa muganga murabibona iyo bashyize cya gipimo mu kwaha bakareba, buriya baba bari kureba niba utarengeje 37. Iyo ugiye hejuru nyine ubwo umubiri watangiye kwerekana ko hari ikibazo kiri mu mubiri. Ariko ngo umuntu ashobora kumara iminsi runaka atarya atanywa agakomeza akabaho. Iyo minsi bavuga ko ari iminsi inganiye. Ego, umuntu muri rusange bavuga ko atagomba kujya nyine, atagomba kubura ibiryo ngo arenze iminsi hagati y'iminsi 40 na 70. Umuntu wundi ashobora kumara iminsi 40 kugera kuri 70 atarya atanywa akaba akiriho. N'umuntu ugira uturwara dutandukanye. Babwire n'akandi abantu batari bazi, abagore buriya nibo bashobora kumara igihe kirekire batarya batanywa bagasavayivinga cyangwa bakabaho kurusha abagabo. Rero dushyize muri rusange, undi umuntu umaze hagati y'iminsi 40 n'iminsi 70 atarya atanywa kenshi. Impamvu njye numva amasengesho abantu bavuga ngo bari mu masengesho 40 bayakora buri. Bari abantu bararya rimwe na rimwe nyine, bararya nijoro cyangwa mu gitondo. Ntago bayimara iyo minsi 40. Okay, harimo abantu bayimara, harimo abantu bayimara ngo batarya batanywa. Ari sec tu nta kunywa. Ariko urumva ko n'abashakashatsi bavuga yuko iminsi 40 kugera kuri 70 rwose umuntu ashobora kuyimara atari kubona icyo kurya, atari kunywa, akaresista akabaga surviving. Ariko nyuma agapfa. Ako nyuma agapfa. Ubwo abatungwa n'iki?
hatazajya abantu batubwira rwose ati hari abayirenza, nyine ushobora kuyirenza ariko ikigereranyo naho ngaho kigarukiriza. Umubiri w'ubwawe wifitemo izo mbaraga zo kuba wageza iyo minsi utari kwakira ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ariko ukiri gukora utarafushira mu mwuka ngo uhere ugende. Wari uzi ko se urabona ko akunda abana twajyaga dufunga umwuka, n'abantu bakuru bajya babikora, nawe uzabigerageze. N'abaririmbyi bajya babikora, bari gukora breathe in and out. Najyaga mbona ubikora bagafunga umwuka ukinjira sohora ureva. Buriya rero bavuga yuko umuntu adashobora kurenza hagati y'iminota 4 n'iminota 6 ubwonko butari kwakira oxygen cyangwa se umwuka duhumeka. Iyo umwuka utari kugera ku bwonko hagati y'iminota 4 n'6 ubwonko bwabwa kwangirika. Uzanumva amasegonda ngaho iyo ufunze amazuru ukavuga uti nta kintu kinjira, ugafunga ahantu hose haca no hasi hose ugafunga. Umunota umwe wonyine ndakuraye, imitsi bayikweza wumva wanazungereye, cyangwa se bagufungiye nko mu ngunguru, cyangwa se ahantu hatari kugera umwuka cyangwa se oxygen nk'uko tubivuga, bakagufungira aho hantu. Ubundi babara yuko hagati y'iminota 4 n'6 uwo muntu aba amaze gushira mu mwuka, aba amaze gupfa. Cyane yatapfa ariko ubwonko buba bumaze kwangirika kangahe kwijana. Ugasanga hagiye gukurikiraho ibindi, nubwo bagufungura harimo urajyona nk'abantu barohora mu mazi, bagiye mu mazi, bera mu mazi habamo oxygen nkeya cyane. Iyo umaze kuyanywa akakuzura, noneho ubwonko bwabuze oxygen utari kubasha guhumeka ngo winjize umwuka, kubera ukuntu amazi ari gukubita. Bari abantu barohora kenshi baba bamaze gutakaza. Iyo arengeje iyo minota akanaza kugaruka wenda nyuma, hari igihe bakubwira ati bamwe bahise bibagirwa gutyo, habaho ingaruka. Nawe tubwira kandi wari ubizi se ko gukaraba intoki bishobora kurinda umuntu kurwara za ndwara za diare, abantu barayizi ziterwa n'umwanda n'ubundi. Harajya bavuga ngo ni agakanzu. Ariko ubushakashatsi bwerekana ko byibura umwe muri 3 iyo bakarabye intoki ashobora kutarwara iyo ndwara. Diarrhea related diseases. Ubwo mu Kinyarwanda cyiza umuntu yavuga ko ari indwara zose zikomoka kuri diare, nyine iyo diare izenguruka n'undi umwanda. Rero umwe muri 3 bakarabye intoki umuntu ashobora guhererekanya n'undi kubera kudakaraba byose ashobora guterwa urabona mvuye mu kazi ahantu niwe muri toilette mu bwiherero, ahantu ngiye hose sinkarabye, ndaza abana, ndaza gusuza abantu. Ego bishobora ko nawe warwara diare kubera kwirirwa uyora ibintu bitandukanye mu ntoki, kubera ushaka kwanduza umwana wawe cyangwa abantu bandi wasuhuje wavuye muri toilette ntiwakarabye. Donc umuco wo gukaraba tugire umuco mwiza, kubera ko gukaraba biturinda indwara nyinshi, biturinda indwara nyinshi zandurira aha hose. Very interesting. Wari ubizi yuko se urabona inzara z'intoki zacu n'inzara z'amano, wari ubizi yuko inzara z'intoki ugiye kumbaza ngo igikurambere ni iki? Byose ariko ninjye wakikubajije hari nyuma ya kamera. Nakikubajije uratsindwa, ariko niwe watsinzwe, ninjye watsinzwe plutôt, ariko ninjye wari ukizanye. Wambwiye ko ari intoki inzara zazo zikura vuba vuba kurusha iz'amano. Abantu barabizi, abatari babizi kose tubimenye. Uzabikorera etide nka rero. Uzajya uca inzara, ushobora guca inzara nk'icyumweru kimwe z'intoki, sibyo? Iz'amano ukazazica nka nyuma y'ibyumweru 2 aribwo ziringaniye n'iz'intoki. Urabona nk'izi zanjye zimaze iminsi mperutse kuzica kera. Ukuntu ugira inzara nziza. Oya se kandi mperutse kuzica hashize ngira nk'ibyumweru nka bingahe, kandi naziciriye hamwe n'iziki n'iz'intoki. Ariko zikura ziruka. Yego naho zigeze zikura so fast, zikura zirukanka cyane. Wari ubizi ko iyo umuntu yicaye mu biro cyangwa se ahantu wicaye runaka ukicara umwanya munini, buriya bigereranwa n'umuntu uri kunywa ikiyobyabwenge rwose, cyangwa amasaha menshi ashoboka wicaye, ariko utari guhaguruka ngo ukore muvuma cyangwa uzenguruka ahantu ukora agasiporo. Bigereranwa nk'umuntu nawe wagiye akanywa itabi cyangwa se urundi rumogi, ikiyobyabwenge, utigeze
donc ibaza ibyo bigereranyo bibiri, umuntu wicaye igihe kinini cyane atari kwideplasa agereranywa n'umuntu wanyweye itabi. Kwihagurutse n'ubundi hari ukuntu wumva umeze nk'uwazungereye, hari ukuntu wumva imitsi, hari ukuntu nyine wumva ubwonko butari nomo nk'ibisanzwe. Rero itabi naryo hari ukuntu nyine rikorogoshora umuntu iyo amaze kurinywa cyangwa se ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose. Nibaza ko ariyo mpamvu bigereranya, niyo mpamvu babigereranya, bakatugira inama, si byiza, bakatugira inama yo kumva niba wumva wananiwe wicaye umwanya munini umugongo, gerageza uhaguruke, wicishe hepfo, wicishe haruguru, ugaruke wongere wicare. Bifasha ubwonko ndetse na pariti zose z'umubiri wacu, yego, n'imitsi kuruhuka no kwinyeganyeza, nyine ukumva binatera n'uburwayi uzi kwicara. Niyo mpamvu bagereranya n'umuntu usmokinga, wa smokinze agatabi kamwe cyangwa urumogi, muba mumeze kimwe nyine, ubwenge mwese ntabwo waba uri gukora neza. Akandi wari ubizi ko urabona kuri akuntu umuntu agira agakomere gatoya rwose, wenda wikatishije icyuma cyangwa ugasitara, akuma karaguciyeho cyangwa ugasitara, yego, cyangwa urwembe ugaca inzara ukikata, abantu bakoresha urwembe. turiya dukomere duto umuntu ashobora kugira ku ntoki, ku kwino, turiya dukomere ubundi abashakashatsi bavuga yuko hagati y'umunsi umwe n'iminsi ibiri biba byakize. Umuntu aba agomba utanyweye imiti, utashyizeho imiti rwose, bavuga yuko icyo gihe umuntu iyo minsi hagati y'umwe n'ibiri agakomere kaba kagomba kuba kakize. Impamvu tuba tubivuga gutya ni ukugira ngo hari abantu benshi batangira kugira ibimenyetso by'indwara runaka ntibabimenye, nka buriya umuntu ufite umuvuduko cyangwa se w'amaraso, yego, cyangwa malariya nayo, oya, pana malariya, cyangwa umuntu uzagira kanseri y'amaraso. Ibintu nk'ibyo ni utumenyetso duto bishobora kugira nk'agasebe gakanga gukira, kagakomeza kava, ugomba kwita utangira kuduta, ukibaza kuki kise aka kantu katakize, nyine ntubisuzugure, kuko nk'uko tubivuze yuko ari utuntu dukira mu gihe gito cyane. Iyo ubonye bitakize ukabona ari ibintu bikomeza kuba grave, wabona ari cya kanseri cyakwatatse ntubimenye, yego, cyangwa akamenyetso runaka ukagasuzugura, nyamara kaba gafite ikintu kavuze. Tumenye ubuzima bwacu, twifuza hakiri kare mu gihe twagize ibintu tubona bidasanzwe kandi twamenye amakuru. Sheri, reka tuvuge icyanyuma, ariko mbere y'icyanyuma hari akabazo mfite ndi bubabaza, ariko reka tubaze tuvuge icyanyuma. Muri wari ubizi karabanzi karasoza ntacyo, wari ubizi yuko mu bice byose tugira hari igice cyagenewe kuyungurura amaraso yacu. Buriya iyo amaraso ari gutembera mu mubiri wacu arandura, hakaba muri systeme y'umubiri ndi kugerageza kubishyiramo mu buryo byose twese turi bubyumve. Muri systeme y'umubiri hari urugingo rwagenewe kuyungurura amaraso yacu mu gihe amaze kwandura, umubiri ukongera ukayakoresha nyuma y'uko amaze kwiyungurura. Urwo rugingo wari uruzi? Rutari impyiko se? Impyiko nizo zikora ku kazi. Impyiko rwose, impyiko ziyungurura amaraso. Amaso arareba, amazuru bagapfuna, umunwa kenshi, ariko nk'ibintu by'inyuma dushobora kumenya ama functions, cyangwa se umumaro wabyo, ariko ibintu by'imbere kenshi usanga abantu tudasobanukiwe, ariko biriya biba ari byiza byibura ko twatahana n'aka ngaka. Ikintu kiyungurura amaraso mu mubiri wacu ni impyiko, kubera ko usanga nk'umurwayi, wagize nk'umurwayi wawe yarwaye impyiko, bakazakubwira ati rero umurwayi wawe tugiye kumushyira ku kintu bita diyarize kubera ko atagishoboye kwiyungururira amaraso. Rero usanga iyo umurwayi yagize ikibazo cy'impyiko, impyiko buriya ni mbi cyane kuzirwara. Iyo uzirwaye zikora akazi kenshi mu mubiri. Ubushize nanababwiye yuko zidufasha mu gihe tugiye kwihagarika, buriya nizo zikora inkari. Rero muri uko kuyungurura amaraso zivanamo imyanda, iyo myanda niyo isohoka mu nkari. Ikinyarwanda kivugitse nabi. Oya, ni ikinyarwanda sheri, nibyo. Uragira tuvuge urine? Yego, oya, nta kibazo rwose, byumvikanye mu gihe tugiye mu bwiherero. Yego, kwihagarika si ibyo nyine. Petit besoin ni bande bazizi. Ubwo grave ubwo nabwo mu kinyarwanda no kwihagarika no gukora ibikomeye. Gukora ibikomeye, ibyoroshye, ahubwo ujye uvuga gukora ibyoroshye naho kwihagarika shwe. Yego, mu gihe bagiye gukora ibyoroshye. That's great. Yego, nababwiye ubushize ko impyiko arizo zibigiramo uruhare. Rero uno munsi twungutsa kandi yuko impyiko
zigira uruhare mu kuyungurura amaraso yacu ariho havamo ya myanda yose igasohoka mu gihe tugiye gukora ibyoroshye n'ibikomeye byose. Hanyuma ako ngako nako ndifuza ko tugasorezaho, ariko nkababaza, hari akabazo no munsi k'amatsiko nifuje kubabaza, tuzagasubize muri comment abantu mudukurikirana rwose. Ahangaha ndashaka comment nyinshi zinsubiza iki kibazo. Nakize ikibazo ngiye kubaza. Ntacyo nzi. Ikibazo ni icyabariye. Nawe uraza kukinsubiza inyuma ya kamera, nzatanga amanota. Shida kabisa. Iki kibazo. Jewe nta mababa ngira, ariko ndaguruka cyangwa se ndagenda. Ndaguruka, pana kugenda, ndaguruka. Hanyuma nta maso ngira, ariko ndarira. Uwo muntu ni njyewe, none ndinde. Okay, thank you. Uwo ninde? Uzadusubize uwo ninde? Cyangwa se icyo ni igiki? Niba ari igiki bwo, I don't know. Ikintu reka nsubiremo bisheri bazabyumve neza. Ongera rimwe. Mfite amababa. Sorry. Reka nsubiremo. It's okay. Nta mababa ngira. Ariko ndaguruka. Nta maso ngira, ariko ndarira. Maso ngira, ndarira. Ndinde. Confusion. So thank you guys, murakoze cyane. Mwakoze kubana natwe. Hanyuma rero muri warubizi ni byinshi cyane twigiramo, ni byinshi cyane twungukiramo. Nibwira ko utabura ikintu nawe wungutse. Navuga na amahoro y'Imana akomeza abe muri mwe. Yari Elisa na Fofo Ministry. Shalom. Bye bye.